mane kamera mawe cungawe na kamera bro ugiye guhita winjiramo ko nguko mana hano utazi ngo meze bite ngano nabona ari kuri kazo kingura kamera batayari ko kari mwaka sisi tumeze utese amakuru se mukobwa arabyanze no kutuvugisha waretse nka kuvugisha se waretse kwanza ukatwumva ko ndeba bro turabigenza gute se yabyanze ari umuntu umugabo muri dushe se yihishe ni umugore wawe bro ni umugore wawe uyu muntu se muraziranye shiri wamara iki hano aha muri roje wambaye n'amasumo kamera maki maze kindi cyerekana ase nta muntu uri mwaho umunsi wameze utese nta kibazo turabanyamakuru tiko turiganira oya sebe bikwiye waneje abanyamakuru oya mbabara binsobanure kuko wamburanye iki kuburyuza hano muri roje muri bino bishambure bimeze gutya none se baby hari umuntu wigeze umbonana nawe mbabare man twavuga ko nta mpamvu yo guserera ujya guserera man reka niho haya ntabwo ameye kujya waretse nimba karimo nkakica ariko baby nta muntu urimo biri seriye si byiza gutwara umuntu kwa force oya njye icyo mushaka nasohoke tugenda agenda afata ibyo ntago mushaka oya bro n'ubundi ryama umva man tumvikana cyo ntabwo biba byemeye kubona ese umuntu yari yakubabaza ubundi wowe ese nkungo niba ari umugabo nawe iki ndi kukubabaza ese inkwano zanyu natanze iwanyu n'iziki man Yo WhatsApp shoboy murundi original space no pirata nti namba mu gamu itagati kateswe imana gadeno ngo no muyaga metisi ametisi original nkuko nabyemeje ikenge ku muriro nagukuraho reka ngushimire wakoze subscribe kuri Kigali 250 aho utarayikora yikore kugira ngo bashe kubana nanjye 5/5 mwari muzi ngo murundi naragiye nago nyangiye ngenda ngaruka nkuko nabyemeje ikenge ku muriro nagukuraho no ukandagira ku muriro paka ngeze ngo mbakujya kano kanya isa no magingo nagarutse kugira ngo mbane namwe 5/5 kuri Kigali 250 nkuko nabyiyemeje wa mugareka nsubiremo ikirenge ku muriro ntagukuraho urashaka ko tubana nanjye 5/5 se kuri Kigali 250 kora subscribe like na comment ni murundi wanyu murundi w'abarundi murundi w'abanyarwanda ndabakunda cyane abarundi biwacu mwegwe muri Oman America ndetse n'ahandi hose murabagaciro ntangire kuri nge murundi mwenyewe ndabakunda cyane mumfasha mu buzima bwa buri munsi rimwe na rimwe mujye munkurikirana rero 5/5 noneho najeje kuba vibe za buri munsi isa aya maginga ahantu ndi ni muri Nyamirambo mfite umusore wanjye yambwiye ngo ari ikintu ashaka ko ndamufasha nkamuherekeza ahantu sinzi ngo nihe ariko reka mubane nanjye 5/5 turi ibyo bintu ibyari byo ese ibyo bintu na amahoro n'intambara n'ibiki zo mpamvu nabwiye ngo ngomba kubaha show ikurikirana na show umusore wanjye n'uyu nguyu cameraman namfasha mwerekane aze abasuhuza bibwire anatubwira ikintu ashaka ko ajya kudushikiriza cyangwa se ikintu ashaka ko njya kumufashamwo ubundi mubane nanjye tumuherekeze waza ugasuhuza abantu meze bite fresh ndabona umeze neza ntabwo meze neza urebye bro urampamagara urambwira ngo ndumva mbabaye ndumva nishimye ndashaka ko uza ukamfasha nizo mpamvu nanjye murundi nemeye ndavuga ateka ngaruke none ndi umunyamakuru genze tugende turebe ibyo bintu byari byo habaye iki ahora n'iki ko nahuye n'uruva gusenyaza nari ndi ahantu nabundi mfite umugore nyine tumaranye ibyumweru 2 mfite umugore maranye ibyumweru 2 habaye iki se nenda ahantu nyine ahantu mu kabari ndi gufata kamwe noneho hari umutipe wo kuri lodge inshuti zanjye ari kuri 40 nyine aramagese urasuwa mugore wawe bonye hangaha abikubwiye rino jo canke oya bimbwiye ubu nonaha ati umugore wawe mbanye hano kuri 40 kuri zino lodge nkoreraho ati se koko niwe urebye neza ati niwe rwose je biranunguye oya naguciyemo umugore mubanje ibyumweru 2 ibyumweru ahise ajya mu maroje oya nanjye ntabwo ndi kubyizera neza yakubwiye akaza akora ko wenda ushobora gusanga akora amasuku muri lodge cyangwa akora iki ngiye ikintu nzi yakoraga yari umuntu nyine utembereza bino bintu byo muri quartier nyine acuruza imbuto so tutarambiye abakunzi bacu abafana bacu ba buri munsi tujye kubicisha amatsiko ikintu nyamukuru wanshakiraga agiye kunkorekezamo ni igiki kubyo ndumva ni business zanyu nk'akazi cyese nkuko ari umugore wawe ibyo ngibyo nago kisha bitureba cyane ngo nshaka kumenya ikintu nyamukuru waduhamagariye ngiye nagira ngo umfashe umerekeze tujyane kuri izo lodge rero ibintu nimba bari kuva ko ari ukuri ngiye mushyira imbere y'itangazamakuru ansobanurira impamvu rwose ibyumweru 2 aca inyuma nta kintu yamburanye dusuye inyuma gato ngo mumane ibyumweru 2 mubanye ibyumweru 2 tubana cyane mwakoze umurenge twarawukoze rega na mariage twarayikoze mwakoze na mariage
none urakeka ko yaba yagiye gusambana muri aya maroje se? Ndi kubikeka kuko urabonye uriya mugore ari muri ibyo byumweru 2 tumaranye hari uduce nagiye mubonaho niyo mpamvu nanjye niwakwifashije kugira ngo tujyane yo abakunzi bacu n'ibyo bintu bisekeje. Umugore umaranye ibyumweru 2 mwakoze mariage kano kanya wenga ari muri roje yagiye rwose umva gusa sinabikwereka aho bampamagariye none ade nani minota 30 irashika. Aba boro ni hano hafi se? Ni hano hafi rwose ni hano ruguru gatoya. Tugende bakunzi batugende tuvugisha uwo kunzi wa Kigali Truth. None se bana umugore wawe umutora wari uzi neza ko ari umwana mwiza canke n'undi wamutuze kari ndaya? Yewe umugore wanje twari tumaranye imyaka 2 tumeranye neza rwose dukundana dupanga ibintu byo kubana ariko iyo mico sinayinyimuzi je hubwo biranangaje. None se kuki ubu se wamagara amatangazamakuru utazi neza ko yaba yagiye mu buraya cyangwa se yagiriye mu kazi wasanga yabonye akazi se kabataho nyuma yo gusobanura ngo nabonye akazi muri roje? Nanjye nibyo nshaka kureba urumva nanjye ndabanza checking nimbona ari mu kazi bisanzwe wenda arimo acuruza nk'izo mbuto ndabipo ariko nimbona ari ibindi bintu harashya koko rwose ntago icyo numva cyane kizima ntago kwitabaza itangazamakuru kubanza ukagira ukamwamuka kuri phone cyangwa se ukaza ukamureba ntabwo ari kumfata ntabwo gufata kuri phone reka gusa ntitugenda tugasanga ni umugore wawe si nk'abasazi batatumenera amakamera naza kudusarana ni inkuba ariko ntago turahagera se nahangaha turi no hangaha cameraman tugiye kwinjira Kiromba noneho uri kumva kamera uyicunge ko bino bintu tugiye muri kona atari fresh nizantambara zacu za buri munsi. None se umugore wawe ntago ari umusaza ataza kutumenera kamera? Umugore wanje ko akesha abantu ugiye batunga amakamera nta gahunda yabyo mwahanye sister ameze bite? Noyo nguyo amakuru nagaruye nguyo nagaruye nese icyumba ari mu rakizi neza numve ko yandangira ahantu bro hari abantu rero nk'aba ngaba tujya dutunga amakamera bitunguranye tutavuganye ugasanga batumeneye amakamera. Ubwo rero nizere ko byanga byakunda banza uhamagara uwo mujama mubwira ati mbabara umbwire abanza kubwira neza n'icyo cyumba arimo kugira ngo byanga byakunda tutaza wenda kwangiriza bataza kwangiriza ibintu byacu ibikoresho byacu. None se hana na maroje house na maroje kabisa ndebere ahantu ari gupfa kumenya. Nese nk'ubu ngubu usanze umugore wawe kuko yaje muri roje ugasanga ari kumwe n'umugabo kano kanya uje ukunguko usanze kumwe n'ikigabo bararanye ngiye buriya rero allo none se mani bro wandangiye ahantu aherereye nyinjira mu marembo gutya mite nkata hepfo mite nkata nyinjiremo nimero ni kangahe se ngutambika njya mu gikari nimero ya 4 none se ari kumwe n'umuntu cyari wenyine uheruka ari kumwe n'undi muntu kuba tugiye okay. None se bikumva wowe kano kanya iki kintu wapanze uri bukore wenda usanze ari kumwe n'umugabo barajyana cyo usanze ntago ari kumwe n'umugabo yigize mu kazi iki kiri bukore ntago rushaka intambara ntago twagorekeje ngo tuze kugwana cyangwa se ngo tugufashe kugwana twaje kugira ngo tugaragaze twebwe ibintu kwitangazamakuru ryacu. Yewe je ninsanga ari kumwe n'umugabo je ni inkwano zanjye namutanze ntago turi bukirana inkwano zawe sura tujya kuza ku mugabo urazijya kuzaka ababyeyi wazihaye ibaze kuba narafashe umwanya wanjye nkajyana y'inka inka warayitanze? Inka narayitanze yarayitanze kumwe no minsi nzi ko abajene muri minsi nta kintu barikoreka dukomeze yakujya ngo mu cyuma ikihe ambwiye ngo ni muri kare tubakata n'ahantu mana gihe urajya mbere gihe cyo nkora no gufata amakuru gusa wiwe gufasha kugwace guserera mani kamera ma ucungane na kamera yacu so sitaza kumeneka nk'ubushishi intambara nk'izi ngizi akenshi tuzivunikiramo tukanazikubitirwamo mani kamera ma ucungane na kamera bro ugiye guhita winjiramo ko nguko mana ahantu utazi ngo ameze bite dupfe kwinjiramo Kirombaye kubera ko nimero ziba ziri kubyuma nagenda ndebe bakubwiye nimero z'icyumba mana njye ntabwo nibwinjiremo kabisa. Ese uwo mukobwa ngana gute ni umwana arakoze n'ibiki ntabwo akuze cyane amahoro ngo naya ngayo umunega ngo yibaniye n'umugore ibyumweru 2 gatangiye kugera ese yarahindutse kabisa isi yarahindutse ameza menyu ameza yera nanga none wari kuri kazo kingo
Sister umeze utese? Amakuru se? Umukobwa aracyanze no kutuvugisha. Waretse nkakuvugisha se? Umva se? Noneho yaguye kubonye. Ntago yakubonye. Reka noneho genda mu ngerageza ndamucasha namuganiriza njyenyine. Sister, umva se? Jewe nkorana na boss w'aya maroje hari ikintu nshaka kwibariza. Ikintu nshaka kwibariza amakuru? Kwanunze Kamera Marco. Kwanunze kamera. Oya nabirenze. Ni ikintu nshaka kubaza umutipe wa umujama waraye hangaha hari ikintu twamushakira none turaje dusangamo wowe twashaka tubuganiza tumukubaza amakuru amwe kuri twamushakaho. Nta mujama ndi kumwe na. Amakuru se? Nise ko mwinjira. Se ntago arimo hano mu cyumba. Umuneka arimo hano. Umuneka arimo hariya ndagaso. Ngo bimwerekana mwe karatumenera kamera. Ari karoga. Umva se bro, sister. Sasa rero kankubwizukura umuntu yatuzanye hangaha. Ugiye kumusora. Turi kumva hari umuntu yatuzanye hangaha. Nese waretse kwanza ukatwumva. Ko ndeba bro turabigenza gute susko ari umuntu umugabo muri dushe se yihishe. Ni umugore wawe bro. Ni umugore wawe. Ntabwo nge ndamubona neza. Nyine uyu ni umugore wawe. Ntabwo wamubonye neza. Sister. Umva se. Ko nta muntu ujya wima amakuru itangazamakuru waretse ukaganira natwe. Kamera batayari. Sister ngo habaye iki? Uyu muntu se muraziranye? Shirira amariki hano. Aha muri roje wambaye n'amasumo. Kamera maki muzi kindi cyekana. Ase nta muntu uri mwaho. Umusa umeze utese? Nta kibazo turabanyamakuru turiganira. Oya. Sebe bikwiye kibanesha abanyamakuru. Oya babari binsobanure. Kuko wamburanye iki kuburyuza hano muri roje muri bino bishambure bimeze gutya. None se baby hari umuntu wigeze umbonana nawe? None se kuki wambaye amasumo? Suwavuye mu rugo mbwira ngo ugiye mu kazi. Akazi kawe naka ngaka se waranyishemo simbimenye. None se ndakubwiye ko ndi hano. Ete n'amakondo mu ndagaska. Ndakubwiye ko n'amakondo fukabira ma. Bitewe nuko yerekana. Ngezeri yari abusego. None se sister. Uyu nguyu arano muzi. Uyu ni umugabo wanjye. Ni umugabo wawe. Ndi umugabo wawe ukaba waje hano. Aha ni mu rugo se. Nese baby hari umuntu utsanganye nawe. Nta muri mwaho. Oya ntujye kugwana mane nta mpamvu yo kuyamwariye. Twavuye ko nta mpamvu yo guserera. Ntujye gushwana hangaha afazari mu rebe ujye mu biganira muzabivane ku giti cyanyu. So ngo abantu bahita bamenya ngo umugore wango byagenze gute. Nikoreka mwibarize. None se uramara iki hano? Naje kuruhuka. Kuruhuka? Yego. Mu rugo habaye iki? Sisi none se uraza kuruhukira muri loje wabyemeka waje gukora uburayi ugasaba imbabazi. Mu rugo hahiye. Na buraya nakoze. Hano sano se muri loje. None se niba ari muri loje abajemo bose babaje gusambana. Uyu mugabo wawe se basi ntago afise ahantu rero yakujyanye mujya kuba. Ngereka nkubwire sibyo. Ngiye umuhungu aramamagaye wa hano. Sibyo? Ngari kumwe n'undi mugabo ngo n'ikindi kigabo ngo hano muri loje no mpamvu uvuze ati fuka bicyo cyamara ikindi kigabo mu jama. No mpamvu uvuze ati rekanze nkwitabaze tuze turebe ko ibyo bintu nimba ari byo. None kuko ibintu bambye nsanze ari byo ni gute uncimuka reka nkwibarize sibyo uyu si umugabo wawe urabyaka umugabo wawe ni umugabo wawe hano se waje gukora iki iri joro watashe muhira oya sobanura sobanura naje kuruhuka waje kuruhuka nese urukira kuruhuka se urumva hori baby nyumva nta muntu ndi kumwe na waha nta muntu uri kumwe mbabarira nyingurira hano mbabarira rwose mbabarira mani twavuga ko nta mpamvu yo guserera ujya guserera mani reka niho haya ntabwo yemeye kujya waretse nimba karimo nkakica ariko baby nta muntu urimo biri seriye mani waretse mani ukitonda none muri loje zifite banyirazo sumva gusakuza mugomba kwiganamo mu rugo muri babiri mukamenya ibyo mwiyunga sibyo nese sister byari byagenze gute mu kugira ngo ufate umwanzo wo kuzanga mwashwanye mwagwanye byagenze gute oya tumeranye neza nta kibazo tumeranye neza ukaba uri hano none se niba mumeranye neza waje mu roje gute nta mujama ndi kumwe nawe biri seriye nta mujama uri kumwe nawe kamera twigendere baby sibyo ndekura baby mutanye nimujye guserera baby please oya ndekura ngiye ngo nanaguhaza oya ngiye naguhaze wamumbwiriye nese waje ndi kumuca inyuma nese waje kujya iki muri loje wowe wamusezeye waje kujya ute naje kuruhuka
bro ugende kumva rero byanga byakunda niba ari umugore wawe yafashe umunsi kuzanga mufite icyo mupfa mwe ku giti cyanyu nta kintu turi gupfa ahubwo kwanza sohoka tugende oya baby ntabwo sohoka tugende oya baby si byiza gutwara umuntu kwa force oya njye icyo mushaka nasohoke tugende agenda afata ibye ntabwo mushaka none se uranyirukanye vaye tugende zamurukana no muri lodge mpane ni yawe uretse lodge ni yawe kuramwirukanamo baby ntabwo ngenda rwose nese ko wavuze ngo nta mugabo muri kumwanga nta mwaza nyanga none se ko naje kuruhuka none se uramara iki hano muri couvre hano iki biramaga ikarahisha muri no couvre hahisha nk'amakono mu yakoze ubwo ngubwo wasangira yari inyuma oya nta umva madam babarira tugende vaye bro n'ubundi ryama umva mani twumvikane cyane ntabwo biba byemewe nta mpamvu yo kurwanya umuntu bro twumvikane tuza kuza natwaze njye umugore arambabaje mwana sibyo ndashaka guhangana nanjye ntongere kumukoraho muganire mukoresha umunwa nta mpamvu yo kujya kumwataka mani wamuganiriza umuntu umubwira icyo utamuha iki nemeka ari umugabo wawe mutahe mundi muyunge ce mu biganireho oya ndataha mu kanya oya vaye tugende umva oya wande ko ariko nkabanza akose bro oya njye wende kuragiwe sister icara ase wandetse njyewe nkakwereka ibyo nkuraza gusakuza no byumba afite ba nyirabyo sibyo kuba yajanga afite umuntu bazanye itonde mukanya kuki ubundi ba nyirabyo badacekinga barebe nimba uwo mugore afite umugabo neza umugabo afite umugabo ndi kumwe nawe hano ese metri hehe bro ntago nshaka kujya kugwana amana umuntu ufite umugabo ahantu babyandika mu gahanga ku buryo umuntu atewe n'agafite umugabo urabona se meta atayisize nyine ntago ari ngombwa guserera mwana sibyo nese sister wewe mwa bino bikuvura rero iki kurana ndebera no kuri cyo ubu no munsi y'igitanda uretse kuki sister kukuranga ko mu mashoka niba mu mashoka yanahisha nk'ibintu byakoreshejwe nta kibazo by'ibyo ngibyo ntago ari koresha sibyo kandi y'amashoka katakoreshejwe nese ubu yaba yarayanga nakoreshwa cyane nawe nikumva ba man twavuganye ngiki twavuye ko nagusera nese sister umvase nese niba nta mugabo kumanga ubu nkora iki koko okay akora iki musobanurire baby taha ndaje mu kanya gusiga hano magusige none se nyine ndaza mu kanya ugiye gusigara ukora iki ntacyo aho ko ndeba icyo kigabo oya mwana ntawe wijya kuzenguka mu byumba by'abandi mwana ntabwo bari fresh niroje ntabwo ngahaguruka tugende ndakubabara sister ariko nawe ndi kubona ibintu byawe ntabwo bishoboka kumwe ngo nta mugabo kumwe nango waje kuruka nabwira ngo dutahe ngo ese ibintu byawe haguruka tugende se nyine haguruka tugende babarira waretse nka muhamushi wenda tuza twavuganye ngo ikimane sister carariye bro tuza twavuganye ngo iki nta mpamvu y'intambara nta mpamvu yo kugwana sibyo uko mwumvikanye umutahano mugira umugore ariko we nuko ukiri umusore hari niyo mpamvu uri kumva utari kumva ubundi akababaro mfite niba twumvikanye ngo nta mpamvu yo kugwana nta mpamvu yo guserera gute kubashaka kugwanya umuntu ese umuntu yari yakubabaza ubundi wowe ese nkungo niba ari umugabo nawe iki ndi kukubabaza ese inkwano zanjye natanze iwanyu n'iziki man twumvikane bro nibongere kumukoraho sibyo ntangiye kumukoraho ese sister wasi wamukora ibintu ariko arashaka kugira ngo ibintu bijye mu ngiro oya ndaza mu kanya rwose koga ariko numva uraza mu kanya none se umugabo mwari kumwe ari hehe nta mugabo ndi kumwe nawe nase ubu ngugiye kutwumvisha ko hano waje muri lodge urara muri lodge wirirwamo nta mugabo kumwe nawe oya naje kuruhuka umugabo wawe mama agikurongora guca agushyira mu nzu nta gitanda yari afite cyo kuruhukiramo yaragifite ariko nyine nashakaga kuzana hatuje ese ubundi iyo umuntu afashe umwanzuro wo kuba umugore w'umugabo kaba amaze gukura gute se utavugisha ukuri nk'umuntu mukuru uvugisha ukuri ati yenda naje ku mpamvu iyi ngiyi uruki kubeshabesha kuko uyu nguyu nawe niba yatanze inkwano ageze biki n'ibiki kumva ngo uri muri lodge biramurakaza cyangwa mbareke musigare muko muratakana nigendere naje kuruhuka nicyo kibazo ariko reka mbanze kamera amazi wigende kumva n'ibintu binaniranye waje kuruhuka waje kuruhuka njyewe mu rugo nakuguriye televiziyo nkugura buri kimwe cyose sibyo kugira ngo utazajya ugira irungu mu rugo ndetse televiziyo ituma umuntu aruhuka none mu rugo nta gitanda gihari ugize ngo hari igitanda kiruta kino none se wigeze umubwira ngo hano mu rugo ndi kubona ntaruhuka ngo bikunde mbabarira ngende ujye unshakira muri lodge wenda se sande hano runaka njya kwirigwa nduhukira oya ntabyo yarazi niye mpamvu se basi wumva ko waje kuruhukira ngaha ufite imyaka ingaho ngana gute kuko wenda ibyo byanga byakunda umuntu atwite afite nikuze cyane niwe umwanya n'umwanya bakeneye ahantu ho kuruhukira hatuje ibintu nk'ibyo we niye mpamvu wumva ko wabwira umuntu ko waje kuruhukira
Nari nyine kuruhuka biro nese abantu ntibaruhuka. Ese ahangaha amafaranga yaho ni wowe wayishuye canke no uyu mugabo wawe nguyu yakwishuriye? Njye wayishyuriye. uzi n'ikindi ariko ndikora bye ntituzongera kubonana. Baby oya. Baby nago. Gumana n'umugabo wawe. Oya. ndikubona n'amashuka. Nta muntu ndi kumwe nawe. Amashuka arimo aranuka. Oya. Ndikubona hano hari ibintu yahishemo ujya guhishura ibintu by'abandi. Ese ko tugukora ko byari kimwe hari. Ibiko byorere. Harimo za prudence. Bitaza no kudutera umwako. Ngaho bye. Sibyo? Baby oya. Wamunsabiye imbabazi. Imbabazi ziki? Ujya kuza ko mutamugishije inama. Nta muntu ndi kumwe nawe. Nose uwo mugabo muri kumwe nagagiriwe. Nukodesherezemo hano ugumemo ibihe byose. Nawe nukuri. Ntawe? Nawe. Uzi ko yanabihagazeho. Nese baby singukunda. Sohora umuntu urimo hariya. Nawe. Agende yose uramurengaza ajye kureba. Oya. None kutamu uburenganzira bwo kwinjiramo hariya harimo iki? Ndikumva nayo n'amayobera. Ngo nta muntu urimo ajye kureba ngo hoye. Nta muntu uriyo. None se ubu ngubu urabona biri bugende gute ugutekereza iki kano kanya kubwo karabwa ngo dutaye mu rugo twiyumye cinda nako wari ukabanga wapi nagonza ngo tandaje nge hariya kureba nta muntu urimo ngo nawe urimo ngendeyo ngo hoye ese urumva turi gufate gute mukobwa wacu Nataye ndaza mu kanya. Ntayibaze. Nahe nje hehe? Gikomera nk'abantu umwe no minsi umugazi gatasa 12 umugore agatasa 4 z'ijoro. Oya. Nimba wahisemo ko naho kaguma hano uhigumira hano mu cyumba. Ntago ndi kujya. Reka nje nigire. Oya baby. Ujya kubangama n'umujye guserera. Ese tubwiza uko ni bari umuntu. Kagende nde kureba. Akose kandi bene bintu byahora amayobera. Nta muntu urimo. Nuzi gutwanga ko tujyayo. Haba mwikibazo si muri dushe hano. Hano urekanye ndi kujya muri dushe genze ndababwiza. None hagiye nyizera. Oya. Ntago ndi bimubwire nende namusanga ndabenda bishi. Oya. Okay, basi mubwiza umva se mane. Ngiye kwigendera ibintu byanye muzaka. Kana ntago ndi bugusijya ngaha turajyana ko ndi kubona ufite gando kugwana. Uriya muntu namara kuva muri dushe mutaza guserera usange muko muragwana nahangaha ibintambara igihe wakuzanye. Sibyo? Twigendere ubundi muzakiyunga ikindi gihe. Ye ikintu ugiye gukora nuko yakwigumira hano ibihe byose. Oya baby. Ntungarukire iwanje. Baby baby please. Waje kuza hano utanshaka. Oya nuko nari naje kuruhuka. None surashaka basi mwe mugumanya hanga. Navyo ntabwo kubyemera. Twagumane. Ngareka nijya. Reka gende mwe mugumya hanga. None kutanca none muravuga ngo uranshaka nkabanza nkabona utanshaka reka niryamire twe tuguma. None se nkubu nafata umwanzo wo kutakwirukana no mu rugo. Uravyifata mu gute? Ukuranga ko mutaha. Okay, tubwiza ukuri. Umuntu mukuru ko umuntu afashe umwanzo wo kurongorwa nagakira umwana. Umuntu mukuru ugati gende kumwe n'umugabo wanga ko impamvu yiniye. Na mugabo ndi kumwe nawe. Rero kagende nde kwirebera. Akoze. Ese ndetse nkajya kureba. Mwe muganiraho. Ngango no tubiganira. Nese twese uradushaka. Oya ari kwanga ko njya kureba nk'umuhari ya monoza muri dushe. Nese muri dushe ari ni. Bro mva rero niba ari nk'umuntu muri dushe byanga byakunda byatubana intambara twigendere. Ataza kuva dusanga. Dore cya kintu yankaga ko tubona. Sasa ko kana afite nagati. Noneho ndakwishe nkubagiye ibisiga. So umva mama. Oya njyewe umva. Nabakobwa ariko mwana ibyo ntago bari sawa cyane. Sister atanyiganiririza, sivyo? Bro, umva se mwana. Noneho ukuntu nshaka kumvikanisha caranga. Mwana caranga. Sister, turebe kano kantu. Wavuze ko nta mugabo muri kumwe nta buraye waje gukora turebe kano kantu. Oya mbabarira ukanyereye. Mbabarira ukanyereye rwose. Kamera makakano wakabonye? Baby wanyumvishe. Baby. Kuko nyumva pe. Uri dance. Aka kantu turebe kano kantu ufashe mu ntoki akariko. Oya katwireke. Oya baby. Kamera makano kantu ngiye nshaka ukareba. Siza kwicara ngana nanjye biremewe se? Akunze wa Kigali 250 ndabona ibintu twajara amahoro nabigiye kubinambara kana atushaka kureba kano kantu ufite mu ntoki kwizukurira umugabo wawe cyo kumuhishahisha aka kantu ufite mu ntoki kaje kari kuri cyanga oya mbabarira umbwire sibyo yewe data we
niko Ay, dore. Bro, reka. Mama wakabonye. Tundi turi he? Tureba mano mu musego niho twari. ako bebe mbabare ubwire sibyo Bro, murekere ko. waretse nka muhanu w'ishibasi Uriya n'umugore wawe. Ki ntago ndi kubyemera namaze kubihakana agashye ntago yari umugore wawe. Mwahuriye he? undi wamuganura umugore wanjye nese bebe aka kanya uranyanze ndakwanze isibi n'ibiki Nabonye kumukoraho mani mbabarire. ubarimo n'izindi Harimo nizakoze. None se je nshaka kwibariza. Uyu ngo ivyo byaba. nanjye nkaberwa kuntu mva mu kazi nananiwe nkahita mirima nkirebera hirya ntugire ikintu umbwira ukumbi uba wabikemuye ku ruhande Genda shaka kumenya sister. Basi tubwiza ukuri ngo wenda hari ibyo atashobora uyu ngo gukora waje gushaka gukorera fresh. Canke se hari impamvu runaka yindi yabiteye kugira ngo uzahanga hakugira ngo muze kutwicisha urujijo. Turi kwitangaza makuru ereka. Bino bintu bizajya hanze. bebe no kuri nta kintu nakoze pe none ibyo ni ibiki tungutu nyine twari turi muri bag muri bag yawe utugendana zuri umunyabuzima cyangwa uri umuganga utugendana nk'iki Turi muri bag. ese utugendana nk'iki None se turi muri bag dukora iki? Umuntu ufise umugabo ugenda na kondo muzokora iki? ese si ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe ugendana kuri dance gusa ko wa mugore burya yari asanzwe abimenyereye Mujya kumenyana warazigendana ataragushira mu mago. Nabwo warazigendana. oya Tanye kuzigendana mu bana. Yego. Kurusha ko byarakonanye cyo gasanga wenda mwamenyanye nanone ari uyu nguyu tubonye je kwivuza se nta kintu nkora umuti w'akanyarigabo. Yara kanyagara aragaki. bebe wanyumvishe nta kintu nakoze nese wamburanye iki ako se waritse tukareba ko muri ntacyo tutabonye Nano wagira ngo n'amavubi hakiniye. wamburanye iki Kugira ngo hakiniwe match. Ako ndi kubona nananiwe by the way mwana ashaka kuba wamburanye iki azavuyemo gatoroshe yananiwe byahatareka tumwe cyo jyame asinzire ndikubona yananiwe. Bonejwe n'iki? azatananirwa wowe nta kintu nese sinaje kuruhuka ubwo Reka turebe mu cy'igitanda ko nazi. Iyo umuntu arutse ananirwa se kamera magaragaza no muntu mu maso niba atananiwe. Tameze nk'uvuye gukina match. Sharananiwe pe. Broshobora kusanga ahantu utagezaga yaje gushaka uhageze. nese nkora iki mungire inama nka Kubona yana nawe nifashije ngira inama jewe inama keri twatwawe ko ndi bugurekeze ibyo nashaka kubona ndayibonye je nk'umunyamakuru ibyanye ndabibonye jewe uriya muhungu nari nzi ko ambeshye n'ubundi yakubeshye nta muntu ndi kumwe nawe hano ese zikunda mu gihe mukaburana Uri- egeze nukaburana Uzamenya n'ubuse biri sana ndeba ariko ukuntu ziba zinameze uko ntanazizi ambara bazo utaza kwiyambika ubusa katurebe ukuntu ziba zimeze Ay, bazikoresha gute ngo zikoresha gute ese kuki nizakoze utazitaye jewe urazi umwanzuro mfashe kamera we tayari Yo, aribyo mwanzuro mbonye hano byakoze kamera we tayari waretse nkacyerekana ese kuki mubikoresha ndimo bite mukabibikamo hariya muri kuvurere ubu no muri dushe byuzuye bakoresha akunze ba Kigali tubifite ndabona rero bino bintu bigiye kuba intambara gusa bro jewe rero ngiye kwigendera kanako ndi gusiga ngako nayivuze tugende murekeye umugore wawe waruhuke none se kugenda namugiri uyu mugore mukoze iki bigenze umujyanama je naguherekeje kugira ngo mufashe ndabona ibyo nashaka gufasha bidakunze kandi ushaka gusanga uriya muntu niba ari mu cyumba niba yagiye wenda nko kugura nk'amazi dusanze muri roje yishuriye ku giti cyiwe bibaye intambara tugende aruhuke nibuka ko ari umugore wawe akugarukira mwiyunge sibyo bebe sibyo bebe wamubabariye kamera twigendere ndabona nigendere sister nese haguruka mugende basi oya haguruka mugende ngaho ngwino tugende oya so nkunda ndagukunda ese haguruka ngaho mugende nibwo nkunda ngwino tugende ndaza mu kanya se ugiye gusigara ukora iki muracuruza haguruka mugende ese ibyo waranguye biri kamera twigendere bebe wanyumvishe nzaba nk'umuhari sister tugende bro kamera ndamuganiriza bro ndaje man sister none se mbaze uyu muntu n'umugabo wawe byanyabyo yego none se kuki wumira kuza kumucinya umukunguko ntabwo namuciye none se ibi ngibi bikora iki
nakagendanye bisanzwe. Ukagenda ukazana muri loge. Yego. Nise ko nari nje kuruhuka. Kuruje kuruhuka. Uzuzanye kondomu. Yego. Oya nundi kwa ko nyine turi muri baga ya. Ese umugabo yambwiye ngo mazanga ibyumweru bibiri byonyine mubanye gute abana n'umuntu ibyumweru bibiri kano kanya gutangiye gukora amano nkaya ngaye. Namahano nakoze ariko. Amano wakoze. Kandi waje muri loge uzana ibintu nk'ibi ngibi batubwiye ngo hari n'abantu bagabo bari kumwe nabo. Nta mugabo ndetse ari uwo wabonye. Ntabwo. Bro ndaje. Awe ibyo bikamera byawe ubijyana Ese kujya kugwana na Reka tutumenera kamera. Nasohokere bibi bika. Kamera arashamenera kamera. Sohoka. Tutumenera kamera. Nawe genda mwese mujyana. Nese. Ramaje genda tutumenera kamera. Tugende. Baye n'umutwe pe. Kamera ariko genda kubona ntahava nakomeza ngakwama paka mbonye uwo mugabo. Bakunzi ba Kigali Wanyitwa 250 umugabo cyane ahita mwica. oya man tugende vuba marojana cyo cyakuza gusakuza. Bakunzi ba Kigali 250 ndabona bino bintu ntago byoroshye twaje tuzi kari ibyishimo ndabona yabaye intambara. Mu ndiganga bana n'umugore byumwere biragatangira ko rino nk'ivyo. Bro waha kwambira undi hanga paka tumone umugabo. Ngenge kubera security wa hano. Uriya mugabo ndamwica nagacika. Paka tumubonye. Bakamubonye njewe. Niyo mwebwe mwagenda. Noneho giye kamwe cyakanje cyo gukorera. Ngiye kumuhisha umukobwa mu beshe ko wagiye na cameraman kamera gumize ngaha nayerekana. Ngiye mfata amajwi yonyene. Sivyo tire amajwi ndafatisha mikunda yihisha. Mu beshe mu bwati none se tubwiza ukuri. Umugabo aracyaranga hase waje ukuri cyangwa yende bizaza ko insobanurira. Kamerama no uzi ibintu bibaye se uzi ibintu bibaye nsanze ari karandura ibintu by'ibikondomo aberunda natinye kwinjira abikura mu isi cyari kuvura ngo turakoraho ntago wemerewe kujya Yarafitemo n'ibindi byinshi. ntago wemerewe kujya yarafite n'ibindi byinshi cyane kabisa nahise ninya kwinjiramo urumva rero ukuntu bigiye kugenda rero ikintu noneho ngiye gukora dukureho kamera twicara ahangaha dutegereze uwo mugabo tubonye ari dushiho kamera nabyo tubigaragaza rero tubona ataje twinginga uriya mukobwa tumuganirize je akubwira impamvu wenda niba utamufasha ibyo ashaka byose canke se niba utamuhaza kumukora ibintu uko bishaka navyo bisobanura umenye ujye ubana nawe cese mutandukana ibintu byo ngibyo ndi icyumva we wakora kano kanya Yo mugore wanjye cyambere cyo ndamukunda pe sibyo kuko naza kuba mukunda nari gusiga mujwigirije mwo hariya wenda akahita bamfunga. ni iki wabwira abantu kano kanya kigiye ugiye gukora none mwanzuro wawe Ikintu ngiye gukora nge nasohoka wenyine cyane yasohokana n'umugabo akemera amakosa yakoze agapfukama akansenga basi ngenda mubabarira rwose nada gupfukama gusemba bazi kandi akaba yaguciye inyuma urakora iki gisezeranyira abantu ako kaba ari agasuzuguro ahita mwohereza iwabo ntiyazangarukira iwanjye. Bakunzi ba Kigali 250 ndakeka mwabonye uburyo byatangiye ibyo twatangiye adusobanura ndakeka n'ibyo tubonye bamwe kandi mugize umusazi ngari kutubesha tugiye kwicara ahangaha uriya mugabo niba ari muri dushe niba ari hehe araza kuzana bizi baraza kutugaho batabizi icyo kiganiro nacyo muzakibona nyuma y'iki ngiki mwakoze cyane kubana natwe 5 kuri 5.